Yesu ashimwe bene data, amahoro y'Imana abe muri mwebwe mukunze kubana natwe ku ijoro ry'Abera TV. Tubahaye ikaze. Imana ibahe umugisha aho muri hose, ndabatahije kandi Imana ikomeze kubaha imbaraga. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo inzira y'umusaraba uyitekereza ute? Ese inzira y'umusaraba uyitekereza ute? Hari abantu benshi bafata inzira y'umusaraba kwinezeza ubwabo. Iyi nzira y'umusaraba wa Kristo si inzira y'umusaraba wo kunywa no kurya no kwambara. Ndagira ngo mbanze mbibwire abantu bose bakunze kubana natwe no kumva ubutumwa tuvuga. Pawulo yavuze ngo rega ubutumwa bwiza mvuga ntabwo buntera isoni, ntabwo butuma nkorwa n'isoni, ahubwo ni imbaraga z'Imana, Imana ihesha umuntu wese gukiranuka no kuyizera. Kubera iki abantu bahinduye inzira y'umusaraba ibyo kurya n'ibyo kunywa by'umubiri? Ubundi igisobanuro cy'inzira y'umusaraba ni ukwemera ugatotezwa, ugahura n'amakuba menshi, ariko hanyuma y'ayo makuba ukazabona umunezero. Mbibutse yuko Yesu aza muri iyi si nta muntu wamuvuze neza, nta n'umuntu wamukomeye amashyi. Abamwizeye bose nabo bagizweho ingaruka y'uko bizeye iryo zina, bizeye uyu mwana. Abitwaga abakristo, abitwaga abizeye Yesu, abitwaga abizeye umukiza cyangwa Kristo, abo ngabo bahuye n'akarengane n'itotezwa. Mu isi icyo Yesu yabahamagariye ni iki? Akabatoranya. Yabahamagariye kugira ngo bakizwe, yabahamagariye kugira ngo bafatanye na Kristo kwamamaza ishimwe ry'Imana yabahamagaye. Ariko abantu bahinduye umusaraba wa Yesu Kristo ibyo kurya n'ibyo kwambara. Ugasanga umuntu arishimira ku bw'umusaraba yuko yariye, ariko yasonza, yahura n'abamuvuze nabi, yahura n'abamwanze, iyi musaraba wa Kristo agahita awutura hasi, agahita awurekura, akawurambika hasi, akavuga ngo iby'Imana bivuyemo. Kubera iki? Umusaraba wa Kristo, iyi nzira y'umusaraba isa n'iyavuze ngo, arahanura aravuga ngo iyi nzira izaba ari nyabagendwa, ariko ni inzira izaba ari iyo kwera no gukiranuka, ngo abanduye imitima ntibazayinyuramo, ariko abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Kubera iki abantu bafashe inzira y'umusaraba bakayihindura ibyo bishakiye, ndetse bamwe muri bo bakikoreza umusaraba, bakavuga inzira y'umusaraba, bakavuga umusaraba wa Kristo, bakavuga imbaraga z'umusaraba zabonetse i Gologota, bakavuga ko arizo zabatsindishirije kugira ngo babone indamo cyangwa babone ibyo kurya, bagende mu mamodoka meza, babeho, babyibuhe, bamere neza. Ntabwo ari cyo Kristo yamanikiwe ku musaraba. Icyo Kristo yamanikiwe ku musaraba ni ukugira ngo abantu bihane ibyaha bakizwe, si ukurya no kunywa, si no kwambara. Umuntu arahabwa ubutumwa, agahabwa ubutumwa bwanduye, kuko nta butumwa bumubwiriza kwihana icyaha, ahubwo ubutumwa yakira akaba ari ubutumwa bumeze nk'aho ari ubw'amarangamutima, ndetse bumwinjiza mu byo ararikiye by'uyu mubiri. Hari abakozi b'Imana Imana izahana, hari abakozi b'Imana Imana izahana benshi, aho kubwiza abantu ukuri kw'ijambo ry'Imana, aho kubwiza abantu ukuri kw'inzira y'umusaraba, ko ari inzira ifunganye, ari inzira y'imibabaro, bakabwira abantu ahubwo iby'inzira y'igihogere cyangwa yagutse iri
Mana. Yesaya yabivuze neza 55 aravuga ngo yemwe abafite inzara n'inyota nimuze munywe murye muhage mudatanze ifeza n'izahabu. Ngo ni ukubera iki mutanga ifeza n'izahabu mukagura ibyo kurya bitari ibyo kurya nyakuri? Kubera iki utanga ubutunzi bwawe ngo urabona ubundi butunzi ukagura ibyo kurya bitari ibyo kurya nyakuri? Hari abantu benshi bashaka kwizera umwami no kubona amahoro, bagatanga ubutunzi bwabo bakabutanga ku bw'amarangamutima y'abantu. Kwizera Yesu no kumwemera no kugendana nawe ni umutsima utera imbaraga kandi niyo mazi y'ubugingo utazongera kugira inzara ukundi, kuko iyo ugeze mu bigeragezo no mu mapfa Yesu akubera ikimara inyota, akubera kimara nzara. Abamwemeye bose bakizera izina rye abahereza n'ubutware bwo gukanagira inzoka na sikoropiyo, abahereza n'ubutware bwo kugenda hejuru y'imbaraga z'umubisha, abahereza n'ubutware bwo kugenda hejuru y'ibiteye ubwoba, abahereza n'ubutware bwo guhangana n'ibishaka kubicaza, abahereza n'ubutware bwo gutegeka imisozi ikimuka, abahereza n'ubutware bwo gufatanira ibyiyoberanya mu mitima y'abantu byishyira hejuru kurwanya kumenya Imana. Niko Pawulo yandikiye Abakorino rero ngo dufatanira ibyiyoberanya byishyira hejuru kurwanya kumenya izina ry'Imana, ngo tukabigomorera Kristo akaba ari we ubitegeka. Kwizera Yesu no kumwemera, iyi nzira y'umusaraba uhuramo n'ibibazo byinshi, ariko umukiza wawe aba ari hafi. Ufata ute inzira y'umusaraba? Uyifata nk'ushaka ibyo kurya cyangwa uyifata nk'ushaka ubugingo? Ni gute inzira y'umusaraba uyifata? Uyitekereza gute? Ko hari igihe uhura n'ikibazo ukaburara, warangiza inzira y'umusaraba ukayitesha agaciro. Umusaraba wa Kristo ufata gute? Nshuti yanjye, kujya kwiba, ukaroga, ukica, ukagira ishyari, ukagambana, ugatukana, ugakora ibyaha byinshi bikomeye cyane kugira ngo ubone indamu, kugira ngo uhirike mwene so, kugira ngo wivutse ubuzima bw'umugenzi wawe, umuvandimwe wawe, warangiza ukiyita ukijijwe, warangiza ukiyita umukristo, ukaba uri umugambanyi mu itorero, ukaba uri umugambanyi muri karitsiye, ukaba uri umuneguranyi mu nteko z'abanga izina ry'Imana, ukaba uri umukobanyi mu nteko z'abapinga ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukaba warigize umucamanza, warangiza ngo wizera Kristo, ukaba uri umunyedini wo mu rusengero, ukaba ku birenge by'umukiza ariko umukiza ataba muri wowe. Umusaraba ukagenda ufite ishusho yo kwera ariko uhakana imbaraga zako. Inzira y'umusaraba uyitekereza gute? Uyifata gute? Yesu atubwiye ijambo ryiza, aravuga ngo nimunyure mu irembo rifunga